Mbaye ikaze ngisanzwe ni Mr. Ture kuri Mr. Ture official. Niroga mbigize kuri channel ko ukora subscribe. Biraba ari inkunga yawe ikomeye. Reka turebe inkuru, ni inkuru y'urukundo. Inkuru mu masomo akomeye cyane. Ni inkuru iri muri bw'icyongereza ariko ndayisobanura. Reka dutangire. Ni inkuru yitwa rero Dust and Dignity. Dust ubundi mu busanzwe ni ivumbi. Ariko hano bashatse kuvuga ko umusore yanyuze mu bihe bikomeye cyane, nicyo Dust ishaka kuba yavuga. Yanyuze mu bihe bikomeye cyane, ibihe bitari ibyoroshye, ariko nyuma aza kubona icyitwa dignity, icyubahiro, ndawaza kugera aho yifuzaga, aza kubaho neza cyane bitandukanye nuko yarariho. From pain to love through justice, humility and compassion. Uyu musore rero yavuye mu bubabare hanyuma atangira urukundo rwiza cyane bitewe n'ubumuntu bwiwe, umutima mwiza we yagiraga. Kuki yabonye urukundo se byagenze gute? Reka dutangire. Batangiye batubwira yitwa Liam, a poor boy working at gas station. Umusore rero utari umukire, mbese nta mafaranga yari afite, yakoraga kuri station ya yasanze. Accidentally spilled water on Arina. Mu buryo bw'impanuka yaje kumena amazi ku mukobwa wari aho ngaho bita Arina, the daughter of the town's richest businessman. Umukobwa rero w'umwana umukire rwose, yari afite ise w'umukire cyane muri uwo mujyi. She was wearing an expensive dress. Yambaye imyambaro ihenze cyane, harimo ikanzu nziza cyane. And in front of everyone she screamed. Bakimara rero kumumenaho amazi, umukobwa yahise atangira asakuza ati unkoreye ibiki? Habaza umusore ati ni ibiki unkoreye? Reka umenye amazi. Her driver slapped Liam. Hanyuma rero umushoferi yakubise urushyi Liam, wa musore wakoraga amasuku aho ngaho kuri station yasanze. Yaje kubita urushyi n'umushoferi wari utwaye uwo mukobwa. The manager made him kneel and apologize. Hanyuma rero umukoresha wiwe yaramubwiye ati pfukama usabe imbabazi. Hanyuma rero umusore yicara bugufi arapfukama asaba imbabazi kuko yaramenye amazi kuri uwo mwana w'umukire mu buryo bw'impanuka ibintu ataragambiriye. Arina demanded he be fined. Hanyuma rero uyu mukobwa yamusabire yuko umusore yahanwa from his small words. Hanyuma rero bakaba bamuhana, bakamugabanyiriza n'umushahara yahembwaga. The crowd laughed at worthless boy. Hanyuma rero abari aho ngaho batangiye guseka umusore, bakajya bamubona nk'umusore udafite agaciro. He never defended himself. Umusore ntiyigeze ashaka guhangana nabo, yicishije bugufi. Bakomeza batubwira bati just bowed and whispered. Uyu musore yicishije bugufi, hanyuma rero ariyongora ati it was an accident, I'm sorry miss. Ati byari impanuka, mumbabarire. Liam was humiliated. Uyu musore rero yaje gusebwa, bakomeza kumusebya, bagenda bamusebya bitewe n'ibyo yakoze. For days he walked silent. Ariko uko iminsi yagiye yicuma yagendaga akora yiturije. Even though he earned a little, kabone naho yabonaga amafaranga ataramuhagije mu byo yari akeneye. He helped others. Uyu musore rero yakomeje gufasha abandi, nubwo yahembwaga amafaranga make, ariko yakomeje gufasha abandi, giving food to stray dogs. Hanyuma rero akabajya atanga ibiryo, agafasha abantu, yewe hari n'imbwa zagendaga ku muhanda nazo akaba azahibye. Yagiraga umutima mwiza. Repairing child's broken bike. Hanyuma rero akajya asana amagare y'abana yabaga yagize ibibazo akabafasha kubona. Yari umusore mwiza cyane. And giving his lunch to a beggar. Hanyuma rero agafasha n'abantu batishoboye, babasabirizi, akabaha ibyo kurya. Arina saw him again 1 week later. Hanyuma rero mukobwa yamenye amazi, yaje kumubona nyuma y'icyumweru. Still walking, still kind and still poor. Wa musore agikora hahandi yiturije rwose, n'umutima we mwiza cyane kwa gufasha kwe rwose nta cyari cyarahindutse. One day her car tied
akarataye bust. Hanyuma rero umunsi umwe imodoka y'uwo mukobwa ipine rimwe ryaje kuba ryaturika. Everyone ignored her. Buri muntu wese yaramwirengagije, bakajya bacaho bakamwihorera wa mukobwa, bakanga kuba bamufasha kugira ngo bamusanire ipine akomeze urugendo. Ariko uyu musore bita Liam quietly walked over. Ngati uyu musore bita Liam we yaramusanganiye, agenda atuje, hanyuma aramusanganira. Fixed it in mud. Hanyuma rero amufasha gusana iyo pine, nubwo byari mu byondo, handi imvura yagwaga ari ibyondo gusa. Umusore we yaremeye, aragenda aramufasha, and didn't ask for single coin. Nta n'amafaranga yigeze amusaba, habe n'igiceri na gito yigeze amusaba. Yari umusore wigirira umutima mwiza. Bakomeza batubwira bati when he walked away she called after him. Igihe rero yese yigenda amaze gufasha umukobwa yese amuhamagara nanone. Why didn't you say anything that day? Kuki utigeze uvuga ikintu na kimwe kuri uwo munsi? Uyu mukobwa yese yibuka yuko uyu musore yese kumenaho amazi, hanyuma umukobwa kwifata bikamunanira akamubwira nabi. Yaje kumubaza ati se uriya munsi ko nta kintu wigeze uvuga? Umusore yaje gusubiza ati because I wasn't born to humiliate others. Ngati kuko sinavukiye kuba nasebya abandi nababaza abandi. He replied. Umusore niko yasubije, even if I'm poor, ngo kabone nubwo ndumukene, I have dignity. Njyewe mfite icyubahiro, njyewe ndiyubaha, njyewe ntabwo nje ndeba ibintu bitamfite umumaro. Sinjya nkora ibintu byabangamira abandi, ibintu bitari by'agaciro, nkora ibintu binyubahisha. Uyu musore niko yashubije umukobwa. She was stunned. Umukobwa yaje gutungurwa, mbese nawe aratungurwa, amarangamutima aramufata. Her heart and once called a crack. Umukobwa rero aza gutungurwa. That night she cried. Amarangamutima yaramufashe umukobwa, iryo joro aza kurira. A week later, nyuma y'icyumweru kimwe, Elena returned to the gas station. Uyu mukobwa yaje gusubira hahandi kuri station, in front of everyone, imbere ya buri umwe. She apologized. Yaje gusaba imbabazi. Liam, I was cruel. I judged you by your clothes. At Liam, nakubereye mubi, naguciriye urubanza ngendeye ku myambaro yawe, not your heart, nagendeye ku mutima wawe. He forgave her. Uyu musore yaramubabariye. That's how it began, not with flowers or fancy words. Uyu musore yamubabariye rwose nta kintu ashingiyeho, atari uko hari ababaga bari kubareba aho ngaho, oya, atari ukubera amagambo meza y'umukobwa, oya, ahubwo uyu musore byamuvuye ku mutima. But with an apology, respect and slow growing love. Uyu musore rero we yamubabariye rwose abikoranye urukundo. Now they walk together. Ubu ngubu bagenda hamwe, baba bari kumwe, byarangiye baje kuba inshuti. Not rich and poor, atari ukubera akize cyangwa se akenye, but equal, ahubwo kuko uyu mukobwa yabonye ko bose ari bamwe. And later they fell in love and got married. Hanyuma rero nyuma baje kujya mu rukundo, bose birangira abakundanye bitewe n'umutima mwiza w'uyu umusore. Ndabashimiye cyane, yari nk'uyu rukundo ya Liam na Arina. Niba rwamugeze kuri channel ukora subscribe, niba ari ikintu muri kwigishije, reka dore muri comment ukora subscribe ndetse share, rwose utubwire ko video wayibonye. Ciao ciao.